munyemerere mbifuriza kugira ibihe byiza mwese mukurikira urubuga rwa YouTube rwacu. Muhundire mbisegureho mwe mukunda inkuru ya Papa Cedric. Duherukana mu gice cya 5 cy'iyi nkuru, icyo gihe duheruka mu gace kwa Papa Cedric ikibazo cyari cyafashe indi ntera. Niba mwibuka uko byari byifashe, murabyibuka ko umwunganizi wa Papa Cedric yari yaguye igihumure ndetse yarari no mu bitaro aho yarimo kurikiranwa n'abaganga. Muribuka ko kandi uyu mwunganizi witwa James yari yamize bunguri za memory card ziriho amashusho agaragaza urupfu rwa Mama Cedric. Muribuka neza ko musaza wa Mama Cedric yari yatawe muri yombi na polisi ndetse abafungiye kuri station ya polisi mu gihe harimo hakorwa iperereza ryimbitse ku ruhare rwe mu kuba yari yakomerekeje James. Twavuye muri kare ya gace dusize Papa Cedric agaruwe imbere y'ubutabera, ariko kuri uwo munsi nta mwunganizi yari afite. Benshi twatewe intimba no kuba wakamwunganiye yari yaheze mu bitaro ndetse yari yaguye n'igihumure. Benshi twababajwe no kuba Papa Cedric nta kintu namba yibuka ndetse akaba agiye no kuburana nta n'umwunganizi afite. Ntago byari byoroshye namba. Ikaze mu gace kwa Papa Cedric, ikaze mu gice cya 6 cy'inkuru ya Papa Cedric. Nge nitwiringimana Patience. Kwa muganga bakomeje kwita kuri James ngo barebe ko yakanguka, ariko bikomeza gusa n'ibitinda mu kuntu. Mu rukiko nabo umucamanza yaranzitse nk'uko tubiheruka, asaba umushinjacyaha gusomera uregwa ibyaha byose aregwa. Ku murongo nta na kimwe asimbutse, umucamanza asaba Papa Cedric kwiregura. Papa Cedric mu ijwi ririmo agahinda kenshi ati ibyo mu nshinja byose nta na kimwe mbiziho. Umucamanza biramurakaza cyane, akubita ibitabo yari afite ku meza, afatwa n'umujinya w'umurandura nzuzi. Ati wa mugabo we, urashaka ubutabera cyangwa ntabwo ushaka? Muri we yibwiraga ko Papa Cedric arimo kwanga kugira icyo avuga, ariko nyuma aza kwibuka ko kwa muganga bemeje ko yari arwaye indwara yo kwibagirwa maze aracururuka. Akirimo kwibaza icyo agiye gukora nk'umwanzuro, muri sare y'urukiko habahinje wa mupolisi w'umugore umuzi neza ibya James uri kwa muganga. Uyu mugore w'umupolisikazi kandi yari azi neza ko musaza wa Mama Cedric ari we wagerageje kwica umwunganizi wa Papa Cedric. Kuri we hari icyo yabibonagamo. Muri we yumvaga ko byanze bikunze abo mu muryango wa Mama Cedric bashaka ko Papa Cedric ahera mu munyururu, ko ndetse kandi n'ukuri ku rupfu rwa Mama Cedric batifuza ko kwajya hagaragara. Uyu mugore akinjira mu rukiko yasabye ijambo maze abwira umucamanza amagambo akomeye. Ati nyakubahwa mucamanza, ntabwo uru rubanza ruzigera rurangira mu gihe mugishishikajwe no kuburanisha umugabo udafite icyo yibuka kuhahise he, kandi mwese murabizi. Ntabwo uru rubanza ruzigera rurangira mu gihe hakiri abagambanyi hanze aha bashaka ko ibimenyetso bitajya hagaragara. Umucamanza bitekerezaho nuko we na bagenzi be basaba bari mu rukiko kuba basohotse. Nuko abacamanza bose uko bakabaye bafata iminota 30 yo kwiherera kugira ngo bafate umwanzuro kuri iki kibazo. Muri gereza aho musaza wa Mama Cedric yari afungiye by'agateganyo, amakuru yari yamugezeho yuko Papa Cedric ari imbere y'ubutabera. Yari yamaze no kumenya yuko James ari we wari ugiye kumwunganira, bivuze ko yari abizi ko Papa Cedric agiye kuburana nta mwunganizi afite. Ari muri gereza yagerageje gusaba abashinzwe kurinda gereza kumureka akajya kumva iby'urubanza rwa Papa Cedric, ariko baramwangira. Uyu mugabo ubusanzwe ni umuhanga cyane, yacishije make aratuza yigira nkaho ntacyo arimo gutekereza, ariko muri we yari afite plan B y'icyo yifuza gukora. Ubwo kwa muganga nabo barimo bashyashyana ngo barebe yuko James yakanguka, ariko umusore nawe biranga komeza gusinzira. Inkuru yari yakwiriye hose yuko umwunganizi mushya wa Papa Cedric yakubiswe ikintu ku mutwe, ko ndetse ubarwariye mu bitaro by'iyi wabo. Wa mukobwa witwa Jane, ndakeka namwe mumwibuka, uyu nawe yararaho urubanza rwarimo rubera. Ariko muri ya minota 30 abacamanza bari bagiye kwiherera ngo bafate umwanzuro, Jane yahise afata taxi voiture yerekeza ku bitaro aho James arwariye kugira ngo ajye kureba uko amerewe. Agezeyo asanga James ntago yumva, akomeza kumukorakora ngo arebe ko yakanguka, ariko biranga. Hashize agahe gato areba ku isaha, nuko abona iminota yo kuvuga imyanzuro irasa n'igeze. Nuko asohoka mu bitaro huti yerekeza ku rukiko. Akihagera asanga abantu baranyuranamo hanze y'inyubako y'urukiko. Bamwe bahoberana basa n'abishimye, abandi bazinze iminya mu gahanga ubona barakaye cyane. Nuko abaza umwe mu bari mu rukiko ati byagenze bite? Abacamanza se bamaze kuvuga imyanzuro y'urukiko?
nuko nawe aramusubiza ati birangiye papa Cedric afunguwe by'agateganyo, ariko ntago yemerewe kugira aho ajya usibye kujyanwa kwa muganga kugira ngo avurwe, hanyuma namara gukira agarurwe kuburanishwa. Jane byaramushimishije cyane, nuko huti abaza ibitaro bamujyanyemo kugira ngo amusangeyo. Neza rero aza gusanga ibitaro bamujyanyemo ari nabyo bya bitaro James arwariyemo, nuko afata taxi voiture akurikira imodoka yari itwaye papa Cedric. Mu minota nk'icumi urubanza rugisozwa, inkuru yageze kuri musaza wa mama Cedric aho afungiye muri gereza. Uyu mugabo ni umunyamahane kandi ni igisore cyane, ariko acisha make mu mvugo ndetse ibikorwa bye abikora yitonze ku buryo utapfa kumenya icyo agambiriye. Uyu mugabo hashize iminota mike papa Cedric afunguwe yatangiye kwiyenza ku bandi basore bari bafunganywe nawe. Agera n'ubwo atuka konseye wa gereza, haramwegera amufata mu ijosi asa n'umuniga. Ako kanya rero imfungwa zose ziba ziramwanjamye, baramuhondagura hafi yo kumwica. Abashinzwe umutekano w'imfungwa n'abagororwa baje gutabara basanga umugabo yenda guhwera, nuko bahamagara ambulance byihuse bamupakiramo huti no kwa muganga. Musaza wa mama Cedric ntago yari yahwereye cyane, ahubwo yari yihwereje. Uyu wari umugambi we yari yafasheho kugira ngo abashe gusohoka muri gereza. Ikindi kandi yari yihwereje kugira ngo abashe kujyanwa kwa muganga. Ku bw'amahire kuri we rero nawe bamwerekeje ku bitaro bimwe n'ibyo papa Cedric yajyanyweho. Aha kandi mu byibuke ni naho umwunganizi wa James yari arwariye. Ibi nibyo bitaro bikomeye muri kariya gace. Nta kabuza rero musaza wa mama Cedric yihwereje abizi neza ko nta bindi bitaro bari mu mujyanemo usibye ibyo aba bombi bari barimo. Bakigera ku bitaro, musaza wa mama Cedric bamujyanye mu nkomere aho agomba kwitabwaho. Papa Cedric nawe bamujyana ku gice cy'abaganga b'indwara zo mu mutwe, abo nabo baba ari bo bamwitaho. James nawe turabizi yuko ari muri ibi bitaro, ariko wahamaze amasaha atari make. Ntago byoroshye rero, abantu batatu bahuriye ku kirego kimwe bisanze mu bitaro bimwe. James kugeza ubu aracyasinziriye, ntago azi ibiri kuba. Papa Cedric nawe yarwaye kwibagirwa, ntazi impamvu zibiri kuba. Musaza wa mama Cedric yihwereje yigira nk'umuntu wakubiswe birenze kugira ngo bamuzane kuri ibi bitaro. Ikindi kandi muri we tuzi ko afite umujinya w'umuranduranzuzi. Ntababeshye, ntewe ubwoba na gahunda y'uyu mugabo. Birabibyuya naho ubutaha.